Mu by'ukuri ndagushimira ariko hari ikintu nifuje ko tuganira kinababaje kandi ubona ko kimaze iminsi rwose cyarabaye nk'umuco mu bantu. Ndavuga izi sengero tubamo, tuzisengeyemo imyaka n'imyaniko, tuzibayemo reka sinakubwira imyaka igiye kwisurika turi mu izi sengero za buri munsi. Ubuzima bwacu rimwe na rimwe haravuga ko bwahindutse, ariko hari n'abandi ubwo natwe bamwe na bamwe tuvuga ko ntacyo byatumariye, cyangwa akaba n'abandi bavuga ko babimazemo imyaka n'imyaniko ariko ntacyo byabungwe ndetse nta nicyo byabamariye. Hakaba n'abandi bavuze ko ngo bagiyemo ngo twabo ngo baraturya barabacucura, barinda bakena. Bakenaga bajya gushaka iki? Bakenaga kuki bakenaga? Ibyo bintu byose ni ibintu bikubiye mu rusobe runini rw'ibintu byinshi bibera mu nsengero tubamo zacu za buri munsi. Mu by'ukuri sasa rero bikaba ari nk'ibyo. Hanyuma rero ibyo byose nk'ibyo bikubiyemo rero ndagira ngo nibande kuri iki kintu kijyanye n'uko hari inzandiko zimwe na zimwe biriya abantu bagiye batoranya bakazigira nk'inzandiko ngenderwaho zo muri Bibiliya, abantu bakajya bazigenderaho. Hanyuma izo nzandiko rero mu kuzigenderaho bakibwira ko Bibiliya igizwe n'izo nzandiko gusa, hanyuma bagakuramo imirongo imwe n'imwe kugira ngo bakunde bagere ku byo bashaka byabo, ubwo bifuje, ubwo n'ibyo bashaka kuba bageraho byabo nyine, ubwo bifuje kuba bageraho, rimwe na rimwe bigamije n'indonke zabo. Akaba ariyo mpamvu rero ugasanga hari ibitabo byinshi tutazi kandi bifite umuburo ukomeye twagombye kuba tumenya, ariko mu minsi ushobora no kubaza umuntu akavuga ati hari ibyo bintu mbye bibahe, kandi ubwo biba muri Bibiliya atunze agendana mu ntoki ze. Urugero hari nk'ibitabo by'ibyahishuwe, ari igitabo cy'ibyahishuwe, hakaba n'ikindi gitabo cya Daniel n'ibindi bitabo bindi ari bikeya muri byo, ariko cyane cyane ibyo ngibyo nibyo amadini menshi yahisemo guheza. Hanyuma gira imirongo imwe n'imwe ati kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara. Abandi baragira bati abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Abandi bagira bati iyo mirongo usanga arizo mirongo twafashe byaje kurema ikintu gikomeye rero cyo gutuma mu nsengero ubutumwa nyabutumwa bwose ubwo bwakabaye nk'uko Bibiliya yanditswe butagera ku bantu benshi batandukanye, ahubwo bigatuma iteka ryose, kubera iteka ryose abapasiteri n'abanyamadini benshi bicara batoranya imirongo igenewe abantu. Nibwo yindiye iyo bayigezeho ntibayijyaho, ariko ubwo bivuga iki? Impamvu batayikoraho ni ikintu kimwe, impamvu batavuga ni ikintu kimwe. Icyo nta kindi, ni ibyaha n'ibicumuro babamo. Nibyo none ubwo nimba atari ibicumuro n'ibyaha babamo, kuki basimbuka iyo mirongo? Bayisimbukira iki? Bayisimbuka kugira ngo bigende bite? Bayisimbuka kuko, listen to me, iki kintu ndagira ngo s'il vous plaît, iki kintu cyumve neza. Kuki basimbuka iyo mirongo? Kuko ivuga ukuri kwa nyako k'ubumana bwuzuye, ndetse bikanagaragaza n'ibyo Imana idakunda. Bamwe rero bafashe umwanzuro kugira babikuremo, bajye birirwa bakora iki? Birirwa rimwe na rimwe bafata umwanzuro bahimba bimwe na bimwe. Sasa bafata ya mirongo imwe n'imwe nimo nkubwira, babona ukuntu baza kuyikuramo ibindi bintu bimwe na bimwe bigiye bikora nyine ubundi butumwa bundi bwabo bashaka kwiremera, kugira babiremere bikunde. Benshi muri bo bagiye bakuramo iyi mirongo, bagenda bajogora imirongo imwe n'imwe, bakagira bati rwose hari imirongo imwe n'imwe abantu badakwiye kujya bumva itabagenewe. Ariko nimba umuntu afite Bibiliya mu ntoki, bisobanuye ko n'ibirimo byose biramugenewe. Kuki mwebwe mukuramo iyo mirongo se? Mureke ubutumwa bwiza busakare, kandi mureke imirongo yose nk'uko muri Bibiliya ihari ibe yarishijwe gukorera Imana. Mu by'ukuri ibe imirongo imwe n'imwe yagenewe kugira ngo izindure abantu. Nyamuneka inama ikomeye kwa aba bishop cyane cyane bari mu gice cya priesthood. Nyamuneka abantu bari mu gice cya priesthood, abantu bari mu bijyanye n'ivuga butumwa, evangelism, ibintu nk'ibyo, mugerageze intama muyoboye muzigiye muti
muzihe ibyuzuye byanditswe byera byuzuye, pana kujya mugenda mutoranya imirongo imwe n'imwe ugasanga mwakuyemo iyahehe niyo muhora mubahozamo iteka ryose, ugasanga umuntu ntazi ibyahishuwe, ntazi igitabo cya Daniel, ntazi iki. Ibyo byose bikarema iki? Ubuyobe bukomeye, bukaba ubuyobe mpuzamadini. Rero bukaba ari byo bubuye icyo bita ubuyobe mpuzamadini bushingiye kuki? Mu kujya gutoranya imirongo imwe n'imwe, ukibaza impamvu ayitoranya, ariko ubwo bigaragaza iki? Ubuyobe. Ibyo byose biri mu buyobe. Iyi ngingo tuzayirambura mu buryo buhagije. Reka mvuge ko mbakunda kandi mbashimiye, mugire ibihe byiza.